ikunda ry'abagore n'ibikone n'abana babo byango se bibazo ariko uyu mugabo ndeba ahantu Ay warajule oya ariko yizanye nicyo kikuzanye isaha uje kunkorakora jewe ndagataro none yaba yaramenye amabanga yanjye nawe utangiye kunyirukira ku mugore gutya uri hanze tutaramenya mama wanje papa wanje ngundi mugore sara nibyo byabaye abaturanyi ni bumwe none se ushaka uyu mwana ari kurira muri ubu rugo ushaka iki aragira ngo dufate byumvishije tera ndishimye pe ufite utuntu twiza nuko maze iminsi akora tiza ubwo uragenda udasuhuje reka musuhuze ariko ntacyo mwinjire mu nzu umva bada ambeto wanafunguye rero ikoropa ry'abantu no munsi muraho neza akiri inkoni karibu rero arakunesha umutwe rero ngo nawe wanindije ikoropa ry'abagenzi ryaranyuwe arakoropa ariko yewe enda diyindi kakagwa ndagenze bitara ni wakamazemo se wakamazemo ndabonye rero ntundenganye numvaga ruhumura ariko yarumazemo yaruhaye bene wabo uyu mugore usigira ngo ubu ntagira uyu mugore ubu ntagira ubu ntagira ngo yarutanga yarumazemo mu nzu nta ruri ntumbeshyire ndakwiyamye ntumbeshyire wa mugore wegewe cyane wa mugore uyu mugore none se sinarutse uruha bene wanyu hari ikintu wasize uburyo hari igihe nanjye nza nka ubwo uje umubeshya urugo rurimo umugore akabasha uburenganzira agiye kureba kamwe kwihenera njye n'insomyi icyumba cyose gagiye nubwo nasomaho rimwe ese maza wa mukobwa wanjye ari hehera yo maze n'iminsi namubona ataha yaguteba rero wa mukobwa ntabwo ari yataha hariya mu gikari hari ibyara harimo aramuhamagara amara ngwino usuhuza uno mushyitsi uzanye na so mugabo we kugira ngo hanyuma ubike ibi bintu ariko buriya butaka kunyeretse agapfusha rukara uzangurira agacupa igikobwa suhuza uwo mukobwa uraho neza igikobwa umumeze muteze ama Berende muganda nawe mugabo nawe twijugonye watashye ryareze naje mu kanya nuko ari byo hari icyo usize kuzikoze akira shyira ibintu bya so hariya ubibike nesezera ko uwo mushyitsi erugosha uramushye neza hanyuma urajya ku kazi mu gitondo iyo urusha ugikora ugikobwa waba urota imana urabona se wa mukobwa twavugaga urabona atari bimwe bamubwiraga rore na rwa ruhungu rwanjye narwo ni uko nguko narwo rwarasoretse nuko rero reka mbasezere ntahe njye kuvuga kuko dadeyo reka tumuherekeze tumurenze wenda cyangwa tukurenze urugo dore ndaje reka nze mbanze mbwira abana ibyo bateka ugira ngo ikunda ry'abagore n'ibikone n'abana babo byango se bibazo ariko uyu mugabo ndeba ahantu umugabo were ndamagurikira mu rugo werekeza ubu mada
ubwo namwiherekereje ntabwo nazabivamo njyewe. ubwo ntacyo Umwihere. ubundi reka byabiranga Ahangaha ubundi se arya ngo uramuke ndatangaje. reka Ahangaha nkwiherekeje. hanyuma oba bada ndamwiherekeje uramuke ndinaniriwe uramuke ko tuzabonana ye rero genda ubu ahasigaye tuzabona ubukeye bikira mariya kurinde shaka bikira mariya kurinde zirengana ega madamu Omega. ese gute mwinjira mu nzu z'abantu gukomanga niko kwita Ndi mwamuze. yizanye ayi warajole oya ariko yizanye n'uyu wamuzanye Ninde? n'uyu wamuzanye Ni wamuzanye. oya yizanye uduku yizanye Yari yafu. ako Jefu. wongeye kudukubita Yari. Nawe yari. nyine wongeye kudukubita Papa witwa. Agize rimwe papa. ni imwenzi Ize iryo papa riri munsi. Yitwa? Ndasa mumbesha sha. Papa witwa? Kana mu Charles. Ni tamumbesha. Sawa bre. Ngamuza, musoke muza. Moko, muje fast. Muje fa musanga musanga. Yep, Jefu ku. Ngiye kwa ifoto muzita bakugari. Sibyo? Amahirwe mugize nuko tabare kugiye ariko iyo nsangashye mwakoze ngo murebe ubu ngubu abagiye kubafunga none angaha kandi ibyo bintu mubyirinde urumva mwa basore muri abasore beza ariko ntabwo iyo ngiyo ari imico myiza ariko ntabwo birangiriye hano n'ubundi tuzakurikirana tumenye ngo byagenze bite wowe witakana ngo uvuga ni uyu nguyu ngo tuzamenye uko bimeze. Karibu mzee. muraho Tati. komera Aho neza. komera mbizi Nari nzi ko ari umugabo. wari ugize ngo se ntawe uhari Nari nzi none ko ari mzee. Ntawe uhari. ye Ariko se Tati aya masaha uragenzwa. nari nzi ko nari mpanyuze ngira ngo ndebe ko namusuhuza Size ngizi. oya haracyari kare rwose ngira ngo Oya burije. shimbo ntakiri kare se Burije ariko Yaba se- ntacyo ni karibu. yaba ari butebuke se ngo Ni karibu. musuhuze ra Karibu rwose. yewe Icara aho ngaho. uragira uti muzehe ntawe uhari Ntawe uhari. Hari mwene wabo ngo wahishije urwagapfa iyo ngiyo. Mu kanya numvisha amuhamagara agiye atanakarabye. ko yajyaga ambwira ati hano nshaka kumperekeza sigaye ankwepa nawe Yagiye rwose mwene wabo aramuhamagaye. ariko sigaye umeze neza umusaza arimo aragabura Ariko kuko barandahiye ngo gukora umuhehesi. reka Ubuse urankora nicyo cyatumye ushyiramo interinga n'itya se uzi ko ejo bundi bambwiye ngo wowe yahumura nta ugenda kibazo ukora kora abagore reka ariko se ubwo kandi ibyo nibyo babikubwiye none se urashaka iki? ariko se
icyo nicyo kikugenza iyi saha mu rugo rwakwa kwisi aya masaha ntabwo yewe se none se uragenzwa n'iki waje no kunkorakora se urabona hari imibuhungu oya ntacyo bitwaye se oya ntukajya ni ukuheheta mu karengero utazanteranya n'umusaza ntabwo aribyo bingenzi ibyo ngibyo ntabwo muzehe ntabwo namwononera se ntabyo bavuga erega none se ukuzi umuntu n'inshuti yanjye kandi kuvuga ko rwose umusaza meza ugaburira neza ntacyo ariko uzi ko bakuvuze ukuri ubuhehesi bwawe ari oya baramubonye ntabyo ngibyo se uvuga ko none se hari imibuhungu utoshye umeze neza icyo nicyo kikuza ni ikibazo iki nicyo kikuza ni kuza kusuhuza muzehe ngira ngo tuganire none se muzehe ni njyewe wungura oya wenda ntubifate nabi ubifate nabi rwose ntabwo oya rwose njyewe ni ibintu ntabwo ari byo nicyo kikuzanye iyi saha uje kunkorakora njyewe ndagataro ubu umugore wa Rwabukwisi bakubwiye ko ndagataro uza gukorakora oya ntubifate nabi mubyeyi we n'ubundi narenje nje kwirebera umusaza umva rero nkubwire kuba nsanze adahari se njyewe ntabwo ndagataro niko bagenda bakorakoramo ntabwo ushaka ko tuganira ku kisi basigaye ntabyo nganira nawe rwose ntacyo mfite haguruka umvira ntacyo ubwo ntamusanze gikora ubwo ninjya nsanga adahari gusa nyemerewe no kwicara wicara se niba ukorakora abantu ntabwo bitware gake ntabwo cyakora urwo rutoki rukorakora uzaba reka wenda ngaruke uzagaruka wenda hari oya ntuzagaruke iwanjye atahari oya abagabo mugenda muhehera oya genda ntuzagaruke iwanjye nzajya nza hari ntacyo oya nta kibazo genda mujya gukorakora izo za marinde bimwana ariko mana yanjye ariko abagabo b'iki gihe koko ubu ni ukuza bakorakora ariko abagore twararushye buriya cyari kize gikanuye amaso kizi ngo ariko nanjye rero ntabwo nurushye yewe cyakora Rwabukwisi yaba yaratashye ngo mubwire akambaye wowe nta mu gihe umuntu aba yakomangiye ntabwo uba umwumva cyangwa ufite ibindi bibazo inde Tadeyo se kandi nzira mu rugo gute ntabwo twahoranye kandi hano umva nkubwire wa mugore we ariko se banza wicara banza wicare mubona se nk'ihene bajyanye mwibagire ko se ubundi kugukuru ariko uzi ko wagize ikintu kiri aho ngaho ngahicara ibyo bintu urabinsubirira amahoro amarari hirya mu gikari niko wowe uriye kumbwira ibya Tadeyo anzira mu rugo hano gute habaye iki ariko se ko ngiye kumva nkumva arakomanze twasamye gufata Tadeyo ngendana nawe siwe mwiriranywe yose mu kabari muri kumwe byemeruka dutandukana hari ibyo yari yagiyemo nanjye mfite ibyanjye ngiyemo aho nayo nagiye ko navuye hano mpakubwiye nkahura nawe tukaganira yaje arakomanga reka mubwire wa mugore we arambwira ngo aje kukureba ndamubwira ngo ntawe ugiye hepfo ngaha hari abari baje kukureba kandi reka mubwire uzazana ingwe hano muri uru rugo ariko se nzazana ingwe nakoze nta bintu byinshi inyuma y'ibyo nta bintu byinshi inyuma iry'ihura ryanyu ejo muri twicaye aha ngaha ari nimugoroba yabaga amaso kandi amaso azakuhemukira mu rugo uyabona kare aguhemukira se amaso araryana miyorere genda unzanire ibyo kurya nirire niba mwabitetse cyangwa niba ntabihari mbwire niruhukiye ndinaniriwe ntabayiriwe agenda ngaho se haguruka nyine ariko se waretse nkakubwira mwene wanyu amakuru n'ukuntu aje ibyo bintu biramarira iki ibyawe na Tadeyo kunda ariko kuvuga ntabwo ari we mwiriranywe cyangwa muba mubiziranye urinda umbwira nabi ntabwo ari we mwiriranywe mu kabari musangira amayoga hari umunsi muba mutari kumwe kuza kuntuka
neza neza umuntu yinjira mu rugo rwawe musangira aho uzi ko ari inshuti yawe agahengera udahaka kuzira iby'amaso se uri kuzana iby'amaso ni ibi aha imbwa yiruka aha urabona ibereye genda ujye kunzanira niba hari ibyo mwateguye niri dore mwabi kanze muzanire ndebe ko amarase uwo mwana wicishije iyo mirimo afite n'akazi aba ari gukora yageze aha nta kindi kintu bamubwiraga nta nubwo ushobora no kumureka ngo aruhuke narumva iby'abagore rwose ko Tadeyo wahengera agaca inyuma akagaruka iwanjye uyu mugabo yaje ubona nabonye amaso unahindukiza umutwe ahindukira areba none yaba yaramenye amabanga yanjye nawe utangiye kunyirukira ku mugore gutya ibi bintu nintabikumira hakiri kare Tadeyo azanzanira imbwa yiruka muri uru rugo imutima imutima yewe Amara Karame papa nda hano si icyaka none Karame nakwitabye yewe mba ngira hahandi agatelefone gato kandi karera mu cyumba ugende handi kuri kaburimbo dukunda kumweraho rimwe na rimwe nzanira agacupa nzanira kamwenjamo ntukazurire ushaka kundondogoza genda wambuka icyaka kinere nawe none siko nari ngiye kujya mu kazi buretse harase iminota ingahe genda ubanguke nture n'ibikurangaza nawe murangare wajya umenya ko wakuze udakiri umwana nta kibazo reka ngende nkazana ubwo ndahita ngiye genda ukazana icyaka sawa urakoze umubare w'ibanga ntabwo wawuhinduye oya ni wawe wundi genda ndawuguhishe se ngo nzawereke sawa reka nihute akererewe no mu kazi koko rwose baravuga ngo dawa ya moto ni moto hagera babaswahili Amara utesha udasanga inzogera yirenze ako papa nawe ntugakabye neza cyako nta kindi kintu umuntu nawe ari gukorera papa nawe se wa mugore waretse umukobwa akagenda koko none se mbamufasha cyaka cyambanye icyorezo noneho sinzi uko ndi bubigenze neza yewe mushiti wanjye noneho utaruherutse ishusho wanjye inshuro nyinshi mba nagiye mu kazi no kuri uyu munsi papa yarambwira ngo mbanze muzanire icyo kunywa mbone kugenda bivuga ko mba nawe wabaye ntabwo nababaye mufite primus primus yari ishuri muzakunda ishyushye ishyushye yego ariko ndabona utameze neza umeze neza sinzi impamvu utari kubona ko ameze neza arakira shu murakoze ariko rero ndabona utishimye kandi hari ikintu ashaka kukubwira hari ikintu bashaka kumbwira yego mbwira numve nta kibazo ufite umwanya ungana iki se ubwo ibintu ugiye kumbwira ni byinshi ku buryo utambwira vuba nkagenda ariko sha mpande bisaba kwicara tukaganira uzashaka time
njye nawe duhure kuganiriza. Nta kibazo, reka ngende dore ndimo ndatinda, ubwo nzashaka umwanya nsubimbwire kandi urakoze. Sawa shu, bye. Soma gutya nawe hari ifoto wa mugani si umukobwa ko yatinze ariko ifoto y'abasaza umuntu akayishyira kuri ntuza di kuri wa ushaka gasaga urabikoze rwose ubigize neza nuko Solange, waje nkakubwira. Bimeze neza. Amakuru ni meza. Umeze neza nawe se? Nanjye meze neza nta kibazo. Sha, waje se twigira epfo gato tukava hano mu muhanda nkakubwira. Ndakubonye. Numva nyine wa mwanya wari wansabye cyagiye noneho nawe ukubonera. Isi kora ninjiye muri pate ubu ngubu ko. Sha, nta mwanya mfite pe. Sha, nanjye nyine naringiye mu kazi ariko nukuri nari mfite umwanya. Wamba bari kwambira ariya makuru ko numva nyakeneye. Nyine reka nihangane nguhemo amakuru makeya nariho. Sha, urabukoze wabungiriye neza. Sora nukuri wabungiriye neza. Nkuteze amatwi. Nepa wawe yazanye n'undi mushuti wiwe. Baje gufata kamwe nyine. Yego. Gusa nyine amakuru namenye ntabwo ari meza nyine tu. Naze kumenya ko uriya atari mama wawe, papa wawe, ko yabyaranye n'undi mugore nyine ari we mama wawe uri hanze tutaramenya. Mama wanje, papa wanje, ngundi mugore? Ego. Uriya nyine mubana. Ntabwo ari mama wawe wakubyaye mu nda. None ni iki? Ni mukaso wawe. Mukaki? Mukaso. None se hariya naba narahageze gute? Mama wawe yarakubyaye. Mama wawe yarakubyaye arakurera. Papa wawe agiye gushaka uriya mugore bari kumwe yahise amutwara umwana. Agutwara nyine na mama atarabizi. Ubu ngo wasanga na mama wawe ahantu ari kugushaka. Nzaguha gushakira amakuru menye neza aho mama wawe yaba ari. Aregura inshuti yanjye yo mananze. Sara, nibyo byabaye. Ngumurera sho wanjye. Bitese. Sawa. Komera. Zeneza. Wihutira. Yatari. Hanyuma naringize ngo uragiye. Oya hari utuntu mba ndi gukora mu kazi. Akazi? Umunsi wiriwe ute se? Umunsi niriwe neza. Natinze kujya mu kazi mo gatoya ariko ni mu kanya ndajyayo. Abantu nabo bampamagaye bambuze. Uri gukora akazi? Biragenda ariko. Biragenda nta mahoro. Hanyuma se ariko maze iminsi nshaka kugira icyo nkubaza
Kibijyanye n'iki? ko umaze akazi ukora amafaranga ukorera nta kintu mbona wibwira ntaranyereka n'umukazana bimeze bite abandi bahungu ko mbona bakora amafaranga nkawe ukwe umva mubwire muzehe ibintu by'abakazana njye ntabwo mba mbirimo. ese uragira ngo nzajye kuguteretera kandi arigera wowe ibyo nzabyikorera muzehe oya ntabwo birakabije birakabije bimaze gufata indi ntera urabona ntabwo tuba turi hano twenyine rega buriya nanjye nkeneye ukuntu nagira aho na mama wawe ko atagihari se rero nkeneye kuzabona kuzukuru rwose. mva rero mubwire rero papa njyewe mba ndi mu kazi ibyo bintu by'abakazana uzaba umubona haracyari igihe rega ndacyari muto. oya uvuga ngo uracyari muto byihorere. Amara wiriwe yewe mwana wa ko bakuvugana ubaye iki yewe gasaka yewe mwana wa ubaye iki ariko mwana kugira nteko ibintu none se ubaye iki ubuze kandi ubu ngubu umugize ute ariko se wa mugabo uruza kw'Imana mubaze uyu mwana uyu ari icyo nagutwaye siwe mbasanga ubaye iki ubu wasanga umubujije kujya mu kazi oya ndakabura ifura ntabwo ubu nguje kujya mu kazi nta kintu mubwiye ni ubaye ninde wakututse wabaye iki bakwirukanye ku kazi none se cyangwa ni abazimu tujye kureba abantu turajya mu masengesho turahamagara abaze basengere muri uru rugo ibi bintu bimbaho none se wanditse tukamujyana uravuga ngo bijyanye n'ibitwahagurutse tukamujyana kwa muganga haguruka usubire mu cyumba cyawe ntabwo ngiye haguruka uve muri salo usubire mu none cyumba se cyawe wabaye iki mwana nshaka gukora abaturanyi ni bumwe none se ushaka uyu mwana ari kurira muri uru rugo ushaka iki aragira ngo dufate umwana tukamukubita utari cyane kundeka reka njyemba ahunga haguruka ujye mu cyumba cyawe haguruka ugende wari kurizwe akira kurikira umukobwa wawe ariko se waje se wowe tukajyana umukobwa wawe wasanga hari ibibazo by'abagore wenda dore ko batabiganira na ba se b'abagabo umwegere muzi icyo yabaye. Karibu. Stari. Karibu. Stari. nari mbonye ukerewe Igihe biri kugenda. Meze utese? Nisa. Yewe. siko narebaga ku masaha nkabona meze utese Neza. nagiye muri dushe ndakaraba ndategereza ndavuga nese amasaha ko arimo agenda noneho byabaye nka byabindira Oya. Nanjye nagumye incunganwa. meze neza ariko umusaza agenda. yagiye hese wamwohereje Uri ingenda agira ko utazimenya. wamenya yagiye Ntago wahamenya. nanjye niyiza mpamagara ariko buriya mu kanya ari buze kumpamagara kuko yatirimutse buriya mu rugo atangira kumbwira gahunda afite ntampamagara ariko kuko ushaka umuntu kumujijisha nicyo ngukundira nkunda kuza utuntu tw'udukoryo naho ubundi se turashaka ukuntu se
twava muri salo tukajya kuganirira nko mu cyumba. Yego. Rwa ruhungu rwanjye ushobora kubona ukuntu rwituye aha ugasanga ibintu birapfuye. Bapfumbye nkunda kuri nyiragira vuba. Reka twigire mu cyumba. Ako nkunda murare ubufite. Reka kubona ukuntu rwa ruhungu ruraje narwo ruragize. Fungura haba habaye. Yego. Ariko ndagukunda pe. Wicaye gataha tubanza turuhuke. Ubyumvishije utera? Ndishimye pe. Ufite utuntu twiza. Nuko amaze iminsi ukora atiza ahubwo. Ariko wumvishe ko imyuka wumvishe ko nyifite. Urakomeye pe siko bizi. Noneho wabaye cyiza. Abaza shakira gisaza. Wa musaza we. Ano wo kwagwa mu kabari. Nubwo turi inshuti pe. Ariko burya naramurebaga nkabona atakubashije. Ntakambashe reka ashaje. Nawe kubera ko utavuga rero. Naje kwitegereza mbona ufite ikibazo. Uvuga nti ngomba kuzashaka. Burya naburagaho mpera rero. Ndakuvuga. Buriya ava mu kabari yasinze. Dore rero reka nkwereke. Umva se. Nimugoroba ugarukiye. Oya reka nzaza ejo bundi. Ejo bundi ntaba napfuye. Oya ntacyo waba. Ko ndo wawe se n'ubundi. Ariko wabaye cyiza noneho mana yake. Hanyuma rero. Ariko ubwo turabivugana banze ujye gukaraba. Hanyuma wambare. Yego. N'umuhungu wanjye bashobora kujya kubona ukabana naje. Wenda nubwo yasanga twicariye ahangaha ntiyamenya n'ibyabaye. Ariko urabizi pe. Dore dushe ni hariya dore unyura aho ngaho. Genda ubugenda uretse kunsezera se. Aha ntabwo ngusezera. We. Share. Cyakoze. Mwuma nari maranye iminsi. Ariko waba kwisaramutse amenye. Ariko aryoshye ate. Komangutse kasikani mukabyara. Uyu mugabo arimo hano. Akuse Tade, komera Tade. Ukamubye kuri teze. Imbere naguhamagariye wari uri hehe? Reka telefone nayo nayigize. Imbere naguhamagariye. None se uvuye he? Imbogi wanjye. Ukajya ukabyira Imana. Kunzi ko turi inshuti dufite amabanga menshi koko. Katuvuganire hanze. Ibi nikira. None se kwa rusanzwe umpakaribo. Katuvuganire hanze. Ukanyitaza oya. Uretse ko tuvugana nibyo abagabo twite. Uretse gato yari katuvuganire twiteye iwawe tukabiganira. Oya. Uretse gato. Umva mubaze. Uretse uva mubaze. Mu byukuri kuri inshuti yanjye. Rega nje kukugisha inama nko kwa kundi tuye tubiganira. Turabivuganira mu kabari. Mu kabari. Oya ka tubiganira iwawe. Mfitemo amacupa nditemo ikesi ya byeri. Hehe. Hahandi. Oya baretse. Ibintu yakaze. Ntabwo nibwo nambara tukajya. Umugongo wacite ngini. Twitare hano ngisha inama. None se kandi kuzi ko tujyanye amabanga menshi. Kuzi ko waje tukavuganira hanze. Umva rero. Reka tuvuganire hanze. Umva rero mubwire. Dade umva mubwire. Urumva? Umva mubwire. Aya makuru ndi kumva ko turi inshuti ariko ntabwo wabikora ariko. Oya, ntabwo wabikora rwose. Buriya ni amagambo yo muri karitsiye ariko reka tubyihorere. Ninde wakuntera? Reka twishakira ibindi tuganira. Kunteranyijeho ninde? Mwibariza andi makuru. Urumva amakuru z'abantu ntabwo rwose